Ibihe byiza, umugoroba mwiza kandi ijoro ryiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri aka kanya. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yinjiye i Gabiro, bamwakira neza cyane ku buryo budasanzwe, ariko hari amagambo avuze ku mukorone ari nayo ngiye kukubwira muri iki kiganiro, ndetse kandi nkubwire n'udutendo twabereye muri biriya biganiro. Ni ukuvuga ngo ikiganiro cyamaze hafi amasaha 3 yaburaga iminota 10, ngiye kubikubwira mu minota mike cyane mu kanya nkako guhumbya byose uraba ubisobanukiwe. Niba utabashije kuba wasobanukirwa cyangwa se niba wari wanabirebye ariko hari utuntu tw'udutendo utagiye umenya, uraza guhita ubyumvira muri iki kiganiro turi kumwe muri aka kanya mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Njyewe nitwa Baraka, icyo nkwibutsa ibuka gukora like kuri iki kiganiro, ubundi wibuke no kureba ko wakoze subscribe cyangwa se abone n'usanga utarayikoze uhita uyikanda, ubundi tubyinjiremo neza mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Abayoboye iki kiganiro ni intore n'ubundi zari ziri mu kisa na sare cyangwa se ni sare hariya i Gabiro, ahakorerwa imyitozo cyangwa se ahahererwa urubyiruko amasomo y'ibijyanye no gukunda igihugu. Abayoboye rero ibi biganiro barimo uwitwa Intore Emeni Yibizi. Ahangaha rwose niwe yari uyoboye, ariko si yari wenyine, yari afatanyije na mushiki we uwo bita Intore Mwiza Gihana Dorcas. Abangaba nibo bari bayoboye ikiganiro, mba ariko nabyita nibo bapangaga cyangwa se bakurikizagaho gahunda zose uko zigenda zikurikirana. Hari ibitendo byinshi rero byabereye muri uyu muhuro, harimo uburyo ki bashimiraga umukuru w'igihugu bagakoma amashyi mu buryo bwa discipline, ndetse kandi bose bakagenda injyana imwe bagahuza. Ni ibintu bitajya bigaragara cyane mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se cya Kongo, bitewe naho umuntu nyine ba yararewe cyangwa se yaratorejwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikindi, hari umusore umwe wavuze ko aturuka mu Bwongereza ariko w'umwirabura, ku buryo bigaragara ko yaba ari umunyarwanda waba waravukiyeyo. Yaje avuga ko rwose amaze kumenya ikinyarwanda. Uyu nguyu mukuru w'igihugu yanamuvuzeho, ndaje nkubwira icyo yamuvuzeho. Yavuze byinshi mu byo yigiye muri hano i Gabiro, n'ubundi mu masomo yagiye ahabwa kimwe n'abandi bagenzi be. Bavuze byinshi bize, ariko birumvikana yavuze ku bijyanye na discipline, avuga ku bijyanye n'imyitozo, avuga ibintu byinshi bitandukanye yagiye yunguka, by'umwihariko yibanze ku bijyanye n'umuco. Uyu nguyu nyine yitwa Salim, aturuka mu Bwongereza. Ikindi, abangaba bari bayoboye gahunda, habayemo no gutebyamo gakeya. Uyu nguyu witwa Intore Emeni Yibizi niwe wabwiye mugenzi we Intore Gihana Dorcas, aramubwira ati rwose ati sinzibagirwa uburyo twari tunaniwe tumaze gukora imyitozo ngororamubiri, by'umwihariko yo kwiruka, tunaniwe cyane. Arangije ati turi kuganira nk'intore, mugenzi wacu aratubwira ngo hari aho byageze, numva umutima urambwiye ngo hagarara cyangwa se njye mpagarare. Ubwo urumva guhagarara k'umutima n'ubundi ni ugupfa. Ahangaha rwose bari no gutebya, ariko anagaragaza ko ibyo bintu ari inkuru impamo cyangwa se inkuru y'ukuri yabayeho mu gihe cy'amasomo. Kimwe mu bintu azajya ahora yibukira kuri izi ngando mba ariko mbyita, cyangwa se kuri aya mahugurwa ya gisirikare. Ikindi, uyu nguyu Salimu hari ibyo yavuze umukuru w'igihugu agaruka amukosora. Mbere gato yuko nkubwira amagambo umukuru w'igihugu yavuze ku mukorone, umukuru w'igihugu ubwo yamaraga gufata ijambo yatangiye ashimira nk'ibisanzwe, ariko noneho aranabakosoraho gatoya. Aravuga ati wa musore Salimu, numvise hari byinshi amaze kumenya nkurikije ukuntu namwumvise. Birashoboka ko yaje nta kanyarwanda na gake yazi. Ati kuba umuntu muto yamenya ikinyarwanda birashoboka kandi biranoroha, ariko ku bantu bashaje bataramenya ikinyarwanda bitewe naho bakuriye ari abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga, ngo bijya bibagora rimwe na rimwe ukabigisha ugasubiramo ukongera ugasubiramo, bikarangira batanakimenye. Ariko yamushimiye ko hari aho ageze, kimwe n'abandi bagenzi be basangiye iyo gahunda. Ikindi, Salimu yavuze ko icyamukuruye ngo yakuruwe n'akarasisi, yagiye abonana intore n'abandi basirikare, hanyuma abayinjiye gutyo mu ngabo z'u Rwanda, bifitiye ibyangombwa cyangwa se ibyemezo byose bimwemerera kwinjira mu ngabo z'u Rwanda nk'umunyarwanda. Umukuru w'igihugu mu gukosora amagambo Salimu yavuze, hari yavuze ngo aho Salimu yavuze ngo cyane aho ngaho si ikinyarwanda, ahubwo mu kinyarwanda cyiza aramukosora amubwira ati aho ngaho ari kuvuga ngo cyane, kuko iyo uvuze ngo cyane uba ushatse
kuvuga ikinyarwanda cyo hanze y'imipaka kitari ikinyarwanda cyo mu Rwanda cy'umwimerere, yabaye nk'aho amukosoramo, ariko byumvikane ko ni ibintu byari byiza cyane, cyangwa se uburyo ki noneho bakiraga umukuru w'igihugu, uburyo bakomaga amashyi bari abasore b'urubyiruko n'inkumi, ni ibintu bishimishije ariko bidakunda no kugaragara mu bihugu by'abaturanyi. Twareba nko mu Burundi, imbonerakure bote zidasa ziri kuri ku karasisi zivanzemo abana, abakecuru, ariko hano ubona ko hari abantu basirimutse cyangwa se basobanutse kandi bahuje impuzankano cyangwa se uniform, ndetse kandi ibyo bavuga byumvikana ko no ku mitima yabo icyifuzo cyabo byose bifitanye isano ya hafi cyangwa se bijya gusa mbari ko mbyita. Ijambo rero umukuru w'igihugu yavuze ku mukorone, yavuze ko umukorone, yavuze ku Rwanda rwa mbere y'ubukorone, anavuga u Rwanda rwo mu bukorone, anavuga ku Rwanda rwa nyuma y'ubukorone. Ubwo uwo ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, His Excellency Paul Kagame. Ku Rwanda rwo mu bukorone yavuze ko urwo Rwanda ruruta u Rwanda rwa mbere y'ubukorone. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yavuze ko urwo Rwanda ruruta u Rwanda rwo mu bukorone. Ukuvuga ngo nirwo rwabayeho igihe kirekire cyane, ni narwo rurimo umuco nyarwanda cyane kurenza u Rwanda rwo mu gihe cy'ubukorone. Ibyo biza kurangira ngo abakorone baje badukuramo imico yacu, kuvuga imigani, gusakuza, ibintu nk'ibyo ngibyo bya kinyarwanda no gutarama gitore, babidukuramo batwinjizamo ibyabo. Ibyo biza kurangira ngo ubukorone nabwo bugire igihe cyabwo buvaho, birangira ubukorone bugiye, hanyuma dusa naho dushaka kwigarurira muri wa muco wacu nyarwanda, ariko ugasanga no muri ya minsi twita iminsi y'ubwigenge umukorone agiye, ya minsi nyine tujya duserebura, ugasanga tubikora mu isura ijya gusa ya mico y'abakorone, kandi twakabaye tubikora mu isura y'umuco nyarwanda umwe w'umwimerere, umwe wa mbere y'umukorone, kugira ngo twiyibutse cyangwa se twongere twicengezemo ko umukorone yagiye, n'ibyo byose kandi bijyanye n'imico ye. Hanyuma imico yo mu Rwanda nayo ngo idufasha kwirwanaho aho turi hose, tubikesha igihugu, ariyo mico nyine igihugu kiba cyaraduhaye. Niko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze. Nashatse kuguha incamake y'ikiganiro cyose uko byagenze mu ncamake, ndizera ko unyuzwe. Ubaye utanyuzwe watwandikira muri comment, mubwiye byinshi cyangwa se by'ingenzi byaranze ibi biganiro. Ariko kandi ubu tuvugana turi ku mugoroba w'itariki 28 z'ukwezi, ndabona amatara yo muri studio akomeje kugenda agorana. Turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi 2026, uyu mugoroba cyangwa se iri joro bitewe naho ubone iki kiganiro. Niba utari wakanze like, ibuka kuyikanda, ukore subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Duhure mu kiganiro cya mu gitondo turebera hamwe andi makuru agezweho. Njyewe nitwa Baraka. Urumva ikintu nkoze, ikiganiro cyose cy'amasaha arenga 3 cyangwa amasaha 3 yaburagaho iminota 10, gutyo hagati y'9 n'10, nikubwiye mu minota mike cyane. Urumva ko byose mbashije kuba nabinyuramo mu ncamake. Icyo kintu mukoreye kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibyabereye Gabiro, kuko wamaze kumva ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiyeyo. Ngibyo rero uko byagenze mu ncamake. Reka ngushimire kandi mwifurize kugira amahoro y'Imana. Tunahuriye mu kiganiro cya mu gitondo turebera hamwe ibiza kuba bigezweho, haba muri politiki na diplomasi, mu rugamba hose turaza kuba turi kumwe. Murakoze cyane.